aha tugeze ni kuri buri munsi wa murongo wacu kuri YouTube. Ujya kuri YouTube ukandikamo ijambo buri munsi ukarishakisha kugira ngo ufungure kandi ufungurire abandi buri munsi. Reka rero uyu mwanya ubwo tugiye gufungura buri munsi, reka tubanze twiyambaza Imana kugira ngo ize mu byacu maze aba ari itugenga kandi tubwirize icyiza tugomba gukora. Ku izina ry'Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu, amen. Bana b'Imana, ni muhumure, turi mu biganza by'Imana. Roho w'Imana ngwino tuyobore, tubashe gusoma iyi baruwa Imana itwandikiye, maze dukore ugushaka kwayo kuri wa gatatu w'icyumweru cya gatandatu cya Pasika, tariki 25 Gicurasi 2022. Isomo rya mbere tugiye kwakira turayisanga mu gitabo cy'ibyakozwe n'intumwa, umutwe wa 17, umurongo wa 15, wa 22 kugeza ku 34, n'umutwe wa 18, umurongo wa mbere. Abari baherekeje Paulo barakomeza bamugeza Atene, hanyuma bahindukirana ubutumwa bugenewe Silasi na Timote, babategeka ko bazamugeraho bidatinze. Paulo rero tumiye gusobanura iby'inyigisho ze, ahagaragwa hagati mu rukiko araterura ati: yemwe bantu ba Atene, ndabona ko mushishikariye wokamana ku buryo bukataje. Koko rero ubwo nagendagendaga mu mihanda y'umujyi wanyu, nagiye mbona amashusho y'Imana zanyu, ndetse ndabukora n'utambiro rwanditsweho ngo urw'Imana itaramenyekana. None rero iyo Mana musenga mutayizi niyo nje kubamenyesha. Imana yaremye isi n'ibiyirimo byose, yo mugenga w'ijuru n'isi, ntitura mu ngoro zubatswe n'ibiganza by'abantu, ikorerwa n'ibiganza by'abantu ngaho hari ikikennye, ahubwo niyo iha bose ubugingo, ikabaha umwuka n'ibindi bakeneye byose. Yaremye amoko yose y'isi y'abantu, ikurije ku muntu umwe, yatuza ku bwisanzure bwose bw'isi. Yashyiriyeho ibihe uko bisimburana, ibakebera imbibi zaho bagomba gutura. Ibyo Imana yabigiriye kugira ngo wenda nibayishakashaka babashe kuyishyikira, kuko mu by'ukuri itari kure ya buri muntu muri twe. Niyo dukesha ubugingo, ubw'inyagambure no kubaho uko ariko kose, kuko bamwe mu basizi banyu bigeze babivuga bati: koko turi inkomoko yayo. Ubwo rero dukomoka ku Mana, ntitugomba gutekereza ko kamere y'Imana imeze nka bya bishushanyo bibajwe muri zahabu, muri feza cyangwa se mu ibuye, bikomoka ku bukorikori n'ubugenge by'abantu. Imana rero yirengagije ibyo bihe by'ubujiji, none irahamagara abantu bose iyo bava bakagera ngo bisubireho, kuko yashyizeho umunsi igomba gucira isi urubanza rutabera, ikoresheje umuntu yabigeneye, nk'uko yahaye bose icyemezo, umunsi imuzura mu bapfuye. Paulo ngo avuga iby'izuka ry'abapfuye, bamwe muri bo bamuha urw'amenyo, abandi baramubwira bati: kuri iyo ngingo tuzakumva ikindi gihe. Nuko Paulo abavamo atyo, nyamara bamwe bifatanya nabo baremera. Muri abo hakaba Dionizio, umujyanama mu rukiko, n'umugore witwa Damari n'abandi. Nyuma y'ibyo Paulo ava Atene ajya i Korinti. Iryo ni ijambo ry'Imana. Zaburi 148. Nyagasani, ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe. Nimusingize Uhoraho mu ijuru, mumusingize mwebwe abatuye hejuru y'ibicu. Nimumusingize bamarayika be mwese, namwe ngabo ze mwese nimumusingize. Nimumusingize bantu b'isi hamwe n'amahanga yose, bikomangoma byo ku isi, namwe abacamanza, basore namwe abakobwa b'inkumi, basaza namwe kandi rubyiruko. Bose nibasingize izina ry'Uhoraho, kuko ari ryo rihatse ayandi yose, n'ikuzo rye rigasumba ijuru n'isi. Bituma abayoboke be bamurata. Nyagasani, ijuru n'isi byuzuye ikuzo ryawe. Nyagasani Yesu ntabane namwe. Amagambo mu Ivanjili ntagatifu yanditswe na Yohani, umutwe wa 16, umurongo wa 12 kugeza ku wa 15. Muri icyo gihe agiye kuva kuri iyi si ngo asange se, abwira abigishwa be ati: ndacyafite byinshi nababwira, ariko ubu ntimwashobora kubyakira. Ariko Roho nyir'ukuri uwo naza, azabayobora mu kuri kose, kuko atazavuga yitumirije, ahubwo azavuga ibyo yumvise byose, kandi akazabahanurira n'ibizaza. Azampesha ikuzo, kuko azahabwa ku byanjye akabibamenyesha. Ibyo Data atunze byose ni ibyanjye. Nicyo kinteye kuvuga ko azafata ku byanjye maze akabibamenyesha. Iyo ni Ivanjili ntagatifu. Bakristo bavandimwe,
amahoro ya Kristo nasabe mu mitima yacu. Yesu ati nta gishe kitazahishurwa, nta gishe kitazamenyekana. Amen. Ese nge nibaza nti ibyo mbitse byose ni amabanga y'Imana uko Bikira Mariya ayabika ku rwego rw'umukiro w'abantu, cyangwa n'amabati ya shitani yanazabomborana mu minsi iri imbere bikarangira ashyize ku mugaragaro izuba riva ku karubanda bose babireba. Ibaze ntajye nibaze. Shitani subira inyuma ngendane na Yesu buri munsi. Mbere yo kuvuga ku ntego tujya kuzirikanaho, tujya kugenderaho muri amasomo y'uyu munsi, reka tubanze duce akaronko kuri aka kantu maze tuvuze kumva neza icyo Imana yatwandikiye, bityo tubashe guhinduka uko Imana ishaka. Burya ngo ikintu cyose kiri uhishe, ngo ugisha agenda habora buhoro, kandi ngo nawe kitakuretse ukagenda ubora buhoro, wuma ugatakaza imigisha, mbese nk'igitore nyine ubikiramo. Naho ku rundi ruhande ngo ikintu cyose wakoze neza ntikimenyekane, ngo icyo ngicyo nacyo kiba gifite imigisha full of, imigisha isendereye y'ikirenga, kuko nyine gihora cyuzuye amahoro, cyuzuye imigisha, kiba gipfundikiye. Ese mu Kristo wahitamo igitobore cyangwa wahitamo icyo gipfundikiyemo amahoro, ibyiza, imigisha? Ibaze nanjye nibaze. Aya masomo y'uyu munsi araryoshye cyane, ajya kudusaba gupfunda neza ingabire Imana yaduhaye, ndetse n'uwaba yakwibeshya agakomeza agahishira akaba yabikira mu mufuka utobotse cyangwa akavomerera mu rutete mu kindi cyatobotse, aho si Imana iraharuzi muri uwo mwobo. Ngo tugiye kuzirikana ku ngingo igira iti aho Imana itaramenyekana iwanjye. Ubwo hameze hate babyeyi? Muri aya masomo turaza kwakira intumwa z'Imana ebyiri, Yesu na Paulo, baturangira nyine aho Imana itaramenyekana. Yesu mu Ivanjiri abajwe nuko hari byinshi tutaramenya, ariko akadusezeranya Roho Mutagatifu umuvugizi uzatuyobora, akazatubwira n'ibizaza. Na Paulo Mutagatifu nawe mu isomo rya mbere ati nje kubamenyesha Imana itaramenyekana. Amen. Ahangaha buri wese muri uru rwandiko aze kwibaza inguni, imfuruka, akarere, umujyi yaba yarahejemo Imana, bya bintu bitazwi, bya bihishwa watwikiriye, ya mishinga itazwi, ibintu byose naba narahejemo Imana. Maze nanjye neza kurangiza gusoma urwandiko sinze kuruca, ahubwo nze kurangiza ndubika neza, namenye ukuri kandi nkabaho mu kuri. Ni hehe Imana itaramenyekana iwanjye? Ubwo Paulo yarageze mu Bugereki mu mujyi wa Atene, nk'uko twabizirikanye, atangazwa n'ukuntu yagiye abona amashusho y'Imana z'Abagereki, ndetse aza kurabukwa n'urundi rutambiro rwanditseho urw'Imana itaramenyekana. Paulo aratangara ati rero iyo Mana musenga mutayizi niyo nje kubamenyesha. Amen. Aho Atene mu Bugereki kuri Areopage, ahantu abahanga, abanyabwenge, abarimu n'abanyeshuri bicaraga bakajya impaka comme de recherche ku bijyanye n'ubwenge, bungurana ibitekerezo kuri filozofiya. Filozofiya rero ni amagambo abiri y'ikigereki avuga philosophia, philosophicum, c'est amour de la sagesse, gukunda ubuhanga, ubushishozi. Abahanga bemeza ko mu Bugereki ariho hari icyicaro cy'ubuhanga, filozofiya, ibitekerezo, ubwenge. Abagereki rero muri iki gihe cya Paulo bibanaga ku buhanga bwabo, rero filozofi, bityo bikabatera koka ku bigirwamana, naho Imana y'ukuri ntibayikoze, bakibagirwa icy'ingenzi. Ibaze nawe koka kuri detaye gusa, ariko ukaza kwibagirwa icy'ingenzi. Nuko Imana ntibayikoze, none Paulo aje kwibamenyesha. Urakoze Paulo kuza iwacu. Bana b'Imana, ntabwo nk'uko warize nanjye kuba ufite za dogotora na dogotora uhunitse iwawe ukiga ukaminuza, ariko utikoze Imana, udakandagira mu kiliziya mu rusengero, icyo gihe uba mu gishuko kibwira ko ubwenge ari umwihariko wawe, ari ubwawe, ari wo bwigejejeho. Nyamara hari Imana itazwi muri wowe yamuguhaye, yakugejeje kuri ibyo ufite, ayo mafaranga ndetse n'ubwo bwenge. Imana itazwi ntimenyekane nyine iwawe. Akayavuga ngo nta muntu uzi ubwenge wandika nabi. Iyo umaze gusoma neza bigutera no kwandika neza nyine, ukamenya Imana y'ukuri. Iyo ufite ubuhanga ariko Imana muremyi, Dieu créateur, yaribagiranye iwawe, irinze kuvuga ko uri umuswa, ntabwo nza no kuvuga kuri igicucu, ariko ujye umenya ko ufite fissure, icyuho, umwobo nyine shitani yihishamo. Kandi shitani yageze iwawe aragucyucyura, akagukokora, akakuboza. Rero habirasa ko umunyakuri, etre philosophe, ngakunda ukuri kandi nkabaho nyine mu kuri. Ivanjiri uyu munsi Yohani aragaruka kuri rya zina Roho Mutagatifu, Roho w'ukuri,
ubuhanga nyakuri, filozofiya y'ukuri ni ugukunda no gushakashaka ukuri, amour de la vérité. nayo umutwe 28 aragira ati gutinya Nyagasani bwo buhanga kandi kuzibukira icyaha ni bo bwenge. Amen, amen. Amour de la sagesse, la philosophie, gukunda ukuri, gukunda Yesu niwe kuri. Muri Ivanjiri hari amazina abiri Yesu agiye akoresha arangira intumwa ze akamaro ka Roho Mutagatifu uzagumana nabo, akabahanurira n'ibizaza. Ubwo mu minsi yashize twabonye umumaro wa mbere wa Roho Mutagatifu, parakletos, avocat, defenseur, umuvugizi cyangwa umurengezi. Uyu munsi turabona undi mumaro w'umuyobozi, umupedagogue. Mu kigereki n'amagambo abiri, haid bivuga l'enfant, umwana, et agogos, la science cyangwa l'art de conduire l'enfant, kurera, kuyobora umwana, gutwara umwana. Roho Mutagatifu rero ni umupedagogue mwiza, umwarimu, umwigisha, umuyobozi wacu mu nzira igana Imana, mu nzira y'ukwemera, mu nzira ishakisha ukuri, mu nzira ishakisha Imana, mu nzira ishakisha Yesu Kristo, Jambo w'Imana, sagesse de Dieu. Aha rero muri ya nzira nyine itazwi aribyo Yesu yavuze muri Ivanjiri ati Roho nyir'ukuri naza azayobora mu kuri kose, akazabahanura n'ibizaza. Amen, amen. Ako kantu aragakunda, Roho Mutagatifu uduhanura n'ibizaza. Ese twakwibaza tuti ibizaza ni bya bindi by'uko hari abantu benshi cyane badutse muri iyi minsi, nanjye kuvuga basigaye bihangishwaho bakuzuzwa imyuka sinakubwira, nuko batangira bagatuhanurira. Ubabyutse rimwe akabyukira mu cyumba akaguhanurira abarozi bose bari ku murenge, yajya gukubwira ko indwara zose zahindutse ngo uburozi, ubuhanuzi bwose ngo ni abarozi babyeyi. Aha Roho w'ukuri naza, ya filozofiya y'Abagereki ituvana mu Bugereki ikatujyana i Yerusalemu ku kwemera kwa Yesu, kwa kuri kumwe. Ukuri kumwe ni Yesu, la vérité est une. Yesu nyine niwe kuri, niyo tugomba kurangamira no kumenya by'ukuri. Abanyarwanda bo bati nta rutugu rusumba ijosi, kandi ngo nta mwana ucuka ku babyeyi. Pedagogue, la pédagogie, gutwara abana, kuyobora abana. Yemera ko n'umwana imbere y'Imana, kugira ngo Imana nyine anyobore. Buri gihe cyose tugomba kwemera ko turi abana imbere y'Imana, kandi ko dukeneye kuyoborwa, dukeneye gukura, dukeneye kubaho, dukeneye kwigishwa kugira ngo turusheho kumenya by'ukuri byimbitse. Iyo Mana itazwi muri Atene irashushanya groupe nyinshi mbamo y'amatsinda, inzu cyangwa umubiri wacu, harimo inguni zimwe na zimwe, imfuruka zimwe na zimwe. Imana yibagiranye ku buryo bw'agatangaza, aho umugisha w'Imana utagikandagira, aho dutuye Imana itarimo. Iyo nzu dutuye Imana itarimo, aho kuri kwa Yesu kwihisha iwanjye, kandi uwo mwobo nyine uzankoraho. Niba ntize filozofiya ya Yesu, niba ndashakisha ukuri kwa Yesu, école de la philosophie. Umunsi umwe hirya kure cyane muri Afurika, umugabo n'umugore bari babanye neza mu rugo rwabo, kandi ari abakristo b'intangarugero, ku buryo aribo bari bahagaye n'abandi mu butumwa muri iyo paruwasi. Y'akarusho bakaba bari banakize ku mitungo, bafite akazi kabahemba ku buryo bw'agatangaza, bafite n'abana, mbese bariho neza mu rugo rwabo. Igihe rero kiza kugera bakagenda bakena, naho ubwo aho babyirebera n'amaso yabo, bakabona ibintu biri kubashiraho batazi aho bijya. Ibyo bari batunze biri kugenda bikendera, n'amafaranga yabo bakabona ari guhomba, ari gushira, ari kugabanuka birambuye. Ariko bagasanira ikibazo cyo kutamenya ikiri kumara ibyo bintu byabo, nuko bakicara nk'umugabo nyine n'umugore, bagashakisha hose impande zose icyo gisambo kiza kubiba aho gituruka. Nuko rero baza kujya inama, bashyiraho uburinzi n'irondo rikaze cyane. Byumvikane ko nyine bahembaga abo barinzi ari abo ku manywa ndetse n'abandi ijoro, iyo bashaka n'imbwa zimoka bazengurutsa igipangu cyabo, ndetse n'amacupa yandi yatemana n'insinga z'umuriro, bityo ngo barusheho kwizera umutekano wabo w'ibintu byabo, bazafatisha n'igisambo. Urumva ko n'uburinzi ubwabwo bwarabahendaga bikomeye, ariko bashaka kuzafata igisambo kibiba. Nuko iminsi irahita indi irataha, bwa burinzi bugikataje, nta gisambo bufatisha. Ariko nanone bwa bukungu bukarusha kugenda bugabanuka bukendera, noneho birushijeho bikomeye cyane. Urumva hakubitiyeho ko bari gushakisha igisambo, bashyizeho n'uburinzi nabwo bari kubuhemba. Urumva ko ubukungu buri kurushaho kugenda bugabanuka koko. Nuko umugore aza kugira amatsiko, ajya kujya kureba kuri konte y'umugabo, ajya kureba asanga hari gutambuka bitagangurirwa. Nirize kuvuga ko nta kintu nyine gihaheruka. Abaza umugabo kugira ngo bamenye nta bisambo byinjiye iyo konte. Nuko wa mugabo aho kumusubiza arigenda arahunga iryo joro, ntiyarara aho ngaho, maze na telefone ayikuraho, ntihagira umwongera kumenya iyo yagiye. Nuko umugore atangira guhangayika, ari kwibaza ngo wasanga agiye kwigirira nabi. Nirize gukoresha rya jambo kwiyahura, kuko ni ribi cyane, ngo agiye kwiyahura kubera ibyo bibazo by'urwo rugo nyine. Nuko mu gitondo w'igicya embo matin, umugore abyutse w'urwo rugo asanga hari undi mudamu uri ku rugi rwe ari gukomanga.
ngo abazaniye iki? Ngo abazaniye umwana. Umugore ati kagira inkuru, ubwo n'umunwa wo kwibara. Wa mudamu ati nyuma y'uko umugabo w'urugo anyubakiye inzu nziza ngomba kubamo no kureramo uyu mwana, inzu baje kuyinyamura kuko yari yubatse bitujwe n'amategeko kandi yubatswe mu isambu y'abandi. Bigeze naho aho yari yankodeshereje ngo tuhabe n'uyu mwana we nkomeze kumurera, baradusohoye bari n'amafaranga y'ubukode. Rero aho bigereye nta bukode akimpa, nta ndezo y'umwana akimpa. Hashize igihe kirekire sinkimuhamagara ngo mubone, none rero nahisemo kuza kumwirebera. Nguyu rero umwana wanyu, njyewe ndigendeye, ahasigaye mu mwiteho mwe ba nyirawe. Nuko umwana amaze kumutaha arigendera. Nyina w'umwana, wa mugore nyiri urugo aramutora, ngaho nawe yibaze niba yaramwishimiye, maze ariyamirira ati ndatomboye, uyu mwana ntazongera kuva ahangaha muri uru rugo. Mbonye aho byacikiye, uko niko ufata igisambo utiriwe wiruka. Mbonye noneho ubukungu bw'urugo bwari bwarashiriye. Menya amakuru. Nuko muri ako kanya muri iryo humura umugore agize, ahita ajya gushakisha umugabo aho yari yaratorongeye, ngaho fora uburyo yifoye amutonganya, uburyo amuciye inyuma bwose, yarangiza agasesagurira umutungo wabo hanze mu kigunda mu gihuru. Ngaho nawe yibaze inyifato y'uyu mugabo cyangwa y'uyu mugore. Nuko uyu mugore amugarura mu rugo amubwira ati humura tuza, noneho tumenye ibyatudinizaga, ibisambo byatwibaga twabifashe. Rero uyu mwana uruzi najye mu bandi bose, tuzamurera nk'abandi bose, kuko ntacyo tubuze twamureresha, tumutungira hamwe mu rugo nk'abandi bose aho kumutungira mu gihuru. Umwana wacu yabonetse. No kwa mugabo n'isoni nyinshi, nanjye kuvuga n'ibyishimo bivanze n'isoni, yewe n'ikimwaro cy'imisaraba 10, abura imyifato, yibuka uburyo bwose yihagazeho bya kigabo agahisha umugore. None bikaba bimenyekanye n'uburyo uyu mugore amwakiriye neza, akakira n'uyu mwana neza, umwana nk'uwe. Nuko umugabo nyuma y'ibyo byose arapfukama asaba imbabazi. Niko kusabye imbabazi arazihabwa. Bakristo bavandimwe, Yesu Kristo akuzwe. Sinshaka kugaruka ku buryo inshoreke yari yaramunze uru rugo kugira ngo ikomeze ishishe mu gihe abandi bari gushira, ikomeze ihishire uyu mugabo anakwimukokora. Ahubwo nashaka kugaruka ku buryo uru rugo nyuma y'uko uyu mwana abonetse kandi arerewe muri uru rugo nyine, noneho ubukungu nakuguze ukuri baje kwiyongera. Ya konti y'aho mugabo noneho byabitaga ngo byari biriho bivaho, byumvikane hajyaho akantu noneho, dore ko ubusanzwe kajyaga kajyaho kagendaga rwihishwa, iyo ntazi kakagenda kuri wa mwana rwihishwa umwana umwe, mu gihe abandi bashobora kuba bari kuburara, wa mwana ruri mu gihuru. None umwana yageze mu rugo ibintu nta mahoro. Ahubwo nashaka kugaruka uburyo bakomeje kubana neza, uburyo urwo ari amahoro. Kubera iki? Bavumbuye umufuka utobotse bajyaga babikiramo. Bakristo bavandimwe, twitondere imyobo, defisire, ibitobore, intoboro za shitani. Hari igihe tubona amazi ari gushira mu kigega, tukivumbura, amazi agashira vuba na bwangu, ntitumenye aho ari gushirira. Wasanga hari abana batoboye amatiyo, nuko amazi akagenda yivira. Rero umukristo umuvandimwe uri gusaba ubuhanga n'ubushishozi birenze ubw'abagereki, ngo uzajye gushakashaka ibyo bitobore, maze ikigega cyawe cyongere cyuzura amazi, unywe umererwe neza. Uko niko ubukristo bwacu buri kuva, abandi bavira imbere indani. Wasanga hari abana batoboye, nivugiraga twa dukoko, twa dusimba. Wasanga hari ahantu hashyize icyuho mu bukristo bwawe, birangira uri kuva ndetse uri kuvira n'abandi, utari kuva inyuma gusa ahubwo n'imbere. Ngo kubihirwa, ubukungu bugakendera, gusesagura sinakubwira, yewe no kwiyahura kuba babipanga kubera ko wabuze Imana. Hari Imana itagikandagira mu buzima bwawe, kandi ugahora wiyemera nk'abagereki, uzi ubwenge, warize, ufite dogutora, wize kaminuza sinakubwira, ufite amafaranga, ariko ujya umenya kuri kubikira mu mufuka utobotse, kuko aho uri kubikira wasanga Imana itakihagera. Uwo mwobo ababyeyi, uwo mwobo, suzuma imyobo yose iri wawe, intoboro za shitani arazikunda pe. Wasanga kandi mu rugo rwanjye nijisha agashyiraho uburinzi, kandi nkawuhemba ku buryo bukaze ngo bunyirukire ku bisambo, kandi igisambo ari njye. Yamvuga igira iti ngo igisambo kiba mu nzu, igisambo ntikiba kure burya. Ariko koko nkomeze niyibe, koko nkomeze niyamure, nkomeze ninyage, mvomere mu rutete, nkomeze nte igihe bene aka kageni. Koko kwa Yezu nta kibuzeyo, ko kwa Yezu ari impuhwe n'imbabazi ziriyo, amahoro n'ituze. Namusanze nanjye nkamupfukamira, ndi Yezu. Nyuma yo kwireba, kwisuzuma, nsanze hari imyobo n'ibyuho nashyize mu rugo rwanjye. None inshoreke zarahatambagiye, nsanze hari ibyobo n'ibyuho nashyize mu mutima wanjye. None shitani yarahakabye. Ndakwimura Yezu mwiza, ariko Yezu ndaje uyu munsi nagutakambiye, mumpereho wawe nyir'ukuri, guhanganya kuri. Roho wazanyobore ku kuri kwawe, ahasigaye hose ubuzima bwanjye mvuge ukuri buri munsi, nkoresha ukuri buri munsi, mbeho mu kuri buri munsi. Yesu nyir'impuhwe. Amen. Mwese Imana ibahe umugisha.
Imana Data na Mwana na Roho Mutagatifu. Amen. Padiri Musumukuru Ladislas wa Diyosezi ya Cyangugu.